What's up guys, what's up people, it's your boy again, nyitame style mu konjenda mbabwira bagenda mageza ibintu biri trend cyangwa se bakorera kuri mwe mu byamamare byagiye bikora ibintu bidasanzwe mu gihugu cyacu. Ubwo muri rusange uyu munsi mbazaniye umusore mwese muramuze, umugabo n'umustar ni cyamamare, benshi bakubiswe kubera we, benshi bagiye ababyeyi babo babuza kuzongera kujya kumwumva cyangwa se gukurikira ibintu yakoze. Uyu munsi mbazaniye mwite Junior GT cyangwa se mwite Junior the Premier cyangwa se mwite Buking Company amasina yiswe n'ababyeyi. Junior the Premier n'umusobanuzi n'umushoramari ndetse agenda akora ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo agende arushaho kugenda ateza imbere imyidagaduro muri rusange. Reka ngende mbabwira ubuzima bwe ndetse n'imwe mu bintu byagiye bimurangwa wowe utamenya. Wowe cyo gusaba kora subscribe aho hepfo maze tugende turushaho kugenda tumenya, tugende gukurikira ndetse n'ibindi biganiro byinshi. So guys, Junior GT cyangwa se Junior the Premier avuga ko mu mwuga gusobanura amafilme yaje kuba abitangira akiga muri secondaire, dore ko ngo yazaga mu kiruhuko cyangwa se muri grand vacances ariko yagendaga muri studio ya mukuru we akagenda nawe yigana ibyo mukuru we yagendaga akora, dore ko icyo gihe yarafite bakuru babiri bakoraga amafilme. Ubwo ndavuga bita Mike nawe numwe muri mukuru wabo cyangwa se umukuru wabo wari waratangiye gusobanura amafilme, ndetse icyo gihe yasangagamo uwo bita Yanga Imana imwohereza cyangwa se ikomeze imheruko ridashira, dore ko ari nawe muntu wagiye amwinjiza cyangwa se wagiye amufasha kugenda ayimenyereza muri uwo mwuga wo gusobanura amafilime. Ikindi kintu wamenya kuri So guys, Junior GT avuga yuko ngo nubwo yigaga muri secondaire icyo gihe aribwo yagendaga akora amafilime menshi, ariko izo filime ntizibashe gusohoka cyangwa se zikagenda ziguma muri studio kuko ngo icyo gihe n'abakiriya rafite cyangwa se ntabwo ari kumvisha abantu ibintu yagendaga akora bitewe nuko ngo yari umunyeshuri. Ngo gusanga hari filime imwe yigeze gukora irasohoka ijya hanze, gasubiye ku ishuri asanga abanyeshuri barayikunze, gusa bamenye yuko ari we wayikoze, ubwo bakajya bamubaza ati uyu musobanuzi mushyashya yaje noneho. Gakimara kumva uburyo abanyeshuri cyangwa se amaze kubona uburyo abanyeshuri bakundaga ijwi rye ndetse na filime yanamaze gukora, ngo byamanye n'icyizere bimutera imbaraga, maze ngamaze gusoza amashuri yisumbuye arushaho kugenda abishyiramo imbaraga, maze amafilime menshi arakora, amafilime menshi aragurishwa, dore ko yese ashinga ndetse aza kubashinga na company bitaga ngo ni African Movie Market yagendaga igurisha filime ndetse n'izindi filime z'abasomanuzi bagenze bagendaga barushaho kugenda bakora. So guys, byose mu kubikora byatumye yamamara, bituma bimuha amafaranga, bituma agenda akundwa n'abanyarwanda muri rusange ndetse benshi cyane, maze bituma arushaho kugenda akora n'indi mishinga, ahita ashinga company cyangwa se label igenda ifasha abahanzi bayita GT Business Group Limited, aho igenda ifasha abahanzi bagiye batandukanye. Yatangiye n'abahanzi babiri ariko ngubu tuvugana hazi Chris Easy niwe muhanzi ufashwa na GT Business Group ugenda umenyekana cyane, dore ko bagiye bakora indirimbo nyinshi, uhereye ku ndirimbo bagiye baheraho ndavuga indirimbo nk'amashu, ukavuga Inana, ukavuga n'ingi yishyashya bari gukora bari kumwe na The Ben ndetse na Kevin Kade bita From Yana. Indirimbo yagiye imenyekana cyane, dore ko byose Chris Easy yabikesha kuba abarizwa muri GT Business Group yashinzwe kandi ikaba igenzurwa n'uwo bita Junior GT cyangwa se Junior the Premier. Umusobanuzi navuga ko ari mu bambere mu kugeza amagingo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wasibye kuba ari n'umusobanuzi, ikindi kintu umutipe azgo cyangwa se Junior GT azgo cyane nuko agenda akorana amasezerano n'amakampani menshi agenda yamamaza, aho agenda yamamaza ibikorwa byabo bitewe nuko nawe ari umustar cyangwa se nawe ubwe ari icyamamare, bityo iyo agiye akorana amasezerano yo kwamamariza izo company bigenda birushaho kugenda bimenyekana ndetse n'abantu benshi bakagenda barushaho kugenda bamenya ibyo bakora. Ku buzima busanzwe bwa Junior GT cyangwa se Junior Premier muri 2017 nibwo yaje kuba akora ubukwe ndetse ashakana n'umugore bamwita Muhoza Ange, baza kuba bashakana muri 2017 ndetse ngo bakaba bamaze kubyarana abana bagera kuri babiri. So guys, wavuga byinshi kuri Junior GT the Premier, ariko nago nasoza nababwiye yuko uyu mutipe cyangwa se uyu musobanuzi wa filime ari mu bantu berekanye ko agasobanura cyangwa se filime zisobanuye mu Kinyarwanda ari filime zishobora kuva ku rwego rumwe kagero ku rundi, dore ko yigeze no gufata decision aza kubafata zimwe muri filime zikinirwa mu Rwanda agenda azisobanura kandi zikozwe mu Kinyarwanda mu rwego kugira ngo bagende arushaho kugenda azitera cyangwa se azamura sinema nyarwanda nkuko yakondaga yanabikoraga kuri filime z'inyamahanga. Gusa ikindi kintu waza kumenya kuri Junior cyangwa se the Premier nuko ari umwe mu bagabo nanone bagaragara nk'abakunzwe cyane mu Rwanda cyangwa se mu bakunzwe n'abantu benshi, bitewe n'iyo kuri social media ibintu bagenda postinga usanga bigaragara yuko bamukunda cyane cyane nk'iyo yakoze nk'ikiganiro ndavuga ku mateleviziyo runaka, usanga ibyo biganiro byabo byarebwe cyane bitewe n'uburyo Junior GT aba kugenda asubiza ibibazo abanyamakuru bagenda bamubaza, dore ko rimwe agenda ashyira mu rwenya abantu benshi bakagenda barushaho kugenda babimukundira. So my people, icyo nabwira nzajya mbakomeza magezaho ibintu bigiye bitandukanye kuri channel.
icyo ngusaba kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twibanire ndetse umenye n'andi makuru agira atandukanye mba ngenda ngushyiriraho ndetse n'ibindi bye